no kumenya ijambo ryayo ndetse no kumva twifuza ko ubuntu bwayo bukorera muri twe. Nongeye kukwishimira cyane nkwifuriza ibihe byiza. Iyi ni Trust and Obey channel. Uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana. Njyewe ndi Musoni Flavien. Uyu ni umwanya wo kwiga, tugiye kwigana ikibwirizwa cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kugwira k'ubwenge ku mpande zombi. Kugwira k'ubwenge ku mpande zombi. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kuva icyaha cyaboneka habonetse impande ebyiri kandi muri gahunda ya bitari bihari, ndetse wagerageje gukora ibishoboka byose, ariko bitewe nuko utanga umudendezo, Satani yagaragaje uruhande rwe, kandi nawe ubwawe uruhande rwawe wifuza yuko ukuri kwawe kuzagaragarira ku musaraba. Kandi abana b'abantu uyu munsi wa none turi uyu munsi tuzi gukiranuka kwawe, tuzi ubwiza bwawe n'urukundo rwawe, kandi tuzi no kunesha kwawe, tuzi n'intsinzi yawe idasubirwaho igiye kuzigaragaza imbere y'amahanga. Kandi uyu munsi wa none ubwo tugiye kwiga ibyanditswe byera ari byo biduha ubwenge bikatwereka uko twitwara mu bihe nk'ibi ngibi, reka ijambo ryawe ridufashe kugira ngo tumenye mu mpande ebyiri uruhande dukwiye guhereramo, kandi rube ari uruhande rwazatuma tuboneka mu bwami bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko maze kubikubwira, tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kugwira k'ubwenge ku mpande zombi. Kugwira k'ubwenge ku mpande zombi. Mu by'ukuri nta ntambara iyo ari yo yose ishobora kuboneka hatabonetse impande ebyiri zirimo guhangana. Rero najya ngo nkubwire yuko uyu munsi wa none hari ukugwira k'ubwenge kudasanzwe kurimo kuboneka ku mpande zombi. Ndagira ngo twinjire cyane mu isomo riri muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4. Daniyeli 12 umurongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Iri somo rigaragaza ikintu gikomeye yuko Daniyeli ubuhanuzi bwe bwagombaga gusoreza mu gice cya 12, kandi ubuhanuzi bwe bugashyirwaho ikimenyetso. Mu magambo make bukaba bupfundikiwe kuko Imana yifuzaga ko buzamenyekana mu gihe cyabwo. Kandi kugeza mu gihe cy'imperuka, bivuze ngo mu gihe cy'imperuka nibwo abantu bari gutangira gusobanukirwa, nibwo abantu bari gutangira gusoma, nibwo abantu bari gutangira kumenya ndetse no kurebesha amaso y'umwuka bakamenya ibyo Daniyeli yanditse. Benshi hagombaga kuboneka kujarajara hirya no hino kandi ubwenge bukagwira. Rero nshuti zanjye, kujarajara bifite uburyo bugaragara n'uburyo bw'umwuka, ndetse n'ubwenge kugwira kwabwo bifite uruhande rugaragara mu buryo bugaragara n'uruhande rugaragara rutagaragara, ari rwo ruhande rw'iby'umwuka. Muri uyu mwanya rero tugiye kureba uburyo Kristo, Imana ifite ubushobozi, azongera abana be ubwenge mu minsi y'imperuka, n'uburyo Satani nawe azongera abana be ubwenge muri iki gihe cy'iminsi y'imperuka. Muri Edeni, ngira ngo murabyibuka neza, hari ibiti by'amoko atatu. Hari ibiti byera imbuto zose ziribwa, hari igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, hakaba n'igiti cy'ubugingo. Biratangaje uburyo Satani yarengeje abantu igiti kiribwa, yarangiza akabarenza igiti cy'ubugingo akabajyana ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Hari impamvu yabiteye. Itangirira igice cya 2:16, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriho no gupfa uzapfa. Iki giti cyiswe igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ariko mu by'ukuri kuki Imana yari yarakibujije abangaba? Impamvu yakibabujije ababyeyi bacu nuko ibyo Imana yari yarabemereye byari bihagije, kandi ikintu umuntu yari akeneye ni ukubaho akarama. Naho ubundi ubwenge bwo uko bwije nuko bukeye abamarayika bajyaga baza kwigisha Adamu na Eva, bari kuzamenyeshwa ubwenge n'ibyaremwe, bari kuzamenyeshwa ubwenge n'ijambo ry'Imana abamarayika babazaniraga. Kubw'ibyo rero
mu itangiriro igice cya 3:6 Bibiliya iravuga ngo uwo mugore igihe yari amaze gushukwa na Satani, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi araweza. Uku guhweza gusobanura kureba kure ariko gukomotse ku cyaha, gusobanura ubucakura, kugira ibintu byinshi umenya utaruzi ariko utabimenyeshejwe nuko ari ikintu cyiza ukoze, ahubwo ubimenyeshejwe n'ikindi kintu kibi. Barangije bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko ahangaha barimo baragaragaza yuko igiti uko Imana yakivuze mu itangiriro igice cya 2, hariya mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 16 n'uwa 17 bitandukanye n'uko Satani yakeretse Eva. Eva yeretswe iki giti cyabaye icy'ibyo kurya byiza, kandi mu by'ukuri nticyari icy'ibyo kurya byiza. Yakeretswe cyabaye icy'igikundiro, kandi yakeretswe ari icyo kumenyesha umuntu ubwenge. N'uyu munsi wa none ni ibintu bitatu bikomeye abantu barimo gushaka. Abantu bahora bashaka ibintu byiza, abantu bahora bashaka ubwiza, abantu barashaka igikundiro, abantu barashaka kugaragaza yuko bazi ubwenge. N'uyu munsi wa none bagenzi ba Eva aribo b'abadamu, usanga uyu munsi wa none intambara barimo kurwana ni intambara y'ibintu byiza, ni intambara yatuma bagira igikundiro, ni intambara yatuma baboneka yuko bazi ubwenge kurusha abandi. Ariko mu by'ukuri inshuti zanjye nagira mbabwire ngo sibo bonyine, na bene Adamu natwe ubwacu dufite iki kibazo gikomeye. Ikintu cyose Satani agiye kuzana rero muri no minsi agomba kubanza kugisiga ubwiza, akakigira ikigikundiro, yarangiza akanatwereka yuko umuntu ugifite cyangwa wakigezeho cyangwa wagikoze aba ari we munyabwenge. Reka turebe mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje ya 26 akagingo ka 3 baranditse ngo Satani yabwiye ababyeyi bacu b'abaziranenge yuko bazunguka nibica amategeko y'Imana. Mu magambo make yababwiye ko nibica amategeko y'Imana ari bwo bazunguka. Mbese twebwe ntitujya twumva ibimeze nk'ibyo muri iki gihe? Abantu benshi bavuga ko abumvira amategeko y'Imana ari injiji. N'uyu munsi wa none abantu batiba, abantu badasambana, batica, abantu bataramye ibigirwamana, abantu batifuza iby'abandi, abantu bubaha ababyeyi babo, bubaha ababyeyi babo, abagabo bakunda abagore babo nk'uko bikunda, abo bantu usanga isi ibita injiji. Abantu bakomeza amategeko y'Imana, abantu bavuga ko ari injiji, kandi ko batayumvira babarusha ibitekerezo byagutse n'umudendezo usesuye. Kubera iki? Abantu bayoborwa na Satani bavuga yuko barusha abantu b'Imana ubwenge, baturusha ibitekerezo byagutse. Nuko umurongo wa 7 itangiriro 3, icyaha cyatumye amaso ya Adamu na Eva amaso yabo ahweza. Guheza rero kwabaye kureba kure mu bucakura, kugira ubwenge ariko butari ubwenge bw'Imana, ubwenge bw'isi. Ibi bintu nagira ngo mbabwire ni nabyo Satani ahoraha bene Adamu bose. Uyu munsi wa none twebwe ababana n'Imana hari ibintu byinshi twita ubwenge, abisi bita ubujiji, ariko nabo ibyo bita ubwenge kuri twebwe ni ubujiji. Iryo jwi se ni irindi, si rya rindi ryumvikaniye muri Edeni rigira riti ku munsi mwaziriyeho mwagomeye ubushake bw'Imana muzahindurwa nk'Imana. N'uyu munsi wa none Satani aracyarimo kuvuga nk'uko yavugiye muri Edeni, ariko abantu bake nibo babasha kubivumbura. Nshuti zanjye nagira mbabwire ni amagambo ari muri volume ya mbere muri Bible Commentary, ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivanisi umunsi wa 7 ku page y'1083, paje 1083 ni paragraph ya 7. Baranditse basobanura ibi, baranditse ngo uko ibihe byagiye bisimburana, kutanyurwa kw'abantu kwabashoye kugushaka nanone igiti cy'ubwenge, kandi bakomeje gutekereza no gusoromana ubwira, bakomeje gutekereza no gusoromana ubwira itunda ry'ingenzi kuri bo. Icyifuzo gishishikaje abantu mwene muntu cyagiye kiba gushaka ubwoko bw'ubwenge buzabahingutsa kandi bukabazanira guhimbazwa, umunezero wo hejuru no gusumba abandi. Mu magambo make uyu munsi wa none abantu baracyashaka nanone kuri igiti cy'ubwenge, kubera yuko gishobora kubaho ubwenge bwatuma bahimbazwa n'abantu, bwatuma umunezero wo hejuru bawubona udaturutse ku Mana,
bwatuma basumba abandi. Mu magambo make rero, n'uyu munsi wa none abantu baracyashaka kurya ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ariko ndagira mbabwire inshuti zanjye, ni bande ba nyir'ubwenge ku isi? Bigaragara yuko mu rugamba turimo kurwana ba nyir'ubwenge ari babiri. Nusoma mu Byahishuwe 7:12, Bibiliya iravuga ngo amen, amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose, amen. Mu magambo make, uyu munsi wa none Yesu Kristo niwe mahirwe yacu, niwe cyubahiro cyacu, niwe bwenge bwacu, niwe shimwe ryacu, niwe duhimbaza, niwe mutware wacu, niwe mbaraga zacu iteka ryose, amen. Ariko nanone kubaramya Satani, nawe Satani niwe mahirwe yabo, abereka aho bari bujye kuyakura. Satani niwe cyubahiro cyabo, niwe bwenge bwabo, niwe bashima, niwe bahimbaza, niwe mutware wabo, ni nawe mbaraga zabo. Reka turebe muri Ezekiyeli 28:3, Bibiliya iravuga ngo erega urusha Daniyeli ubwenge nta gihishwe uyoberwa. Uyu ni umwami w'itiro wavugwaga, ariko yari Satani wavugaga mu nyito yitwa umwami w'itiro. Rero Bibiliya iravuga ngo erega urusha Daniyeli ubwenge nta gihishwe uyoberwa. Mu magambo make, Daniyeli nk'umuntu Satani yamurushaga ubwenge, ariko bitewe n'uko Daniyeli yapfukamaga agasenga, akiga ijambo ry'Imana, ndetse marayika w'Imana akaza akamuhishurira urugamba rw'intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi uko imeze, nibyo byonyine byatumaga Daniyeli avumbura ubucakura bwa Satani. Reka mbabwire yuko Satani ubwenge yari afite aracyabufite, uretse ko bwiyongeremo ubugome. Twebwe dushobora kumuvumbura no kumurusha kumenya aho ibintu byerekera, gusa ari uko Kristo yaje akatumenera amabanga y'urugamba ruri hagati ya Kristo na Satani. Erega urusha Daniyeli ubwenge nta gihishwe uyoberwa. Ubwenge bwawe no kumenya kwawe byaguhesheje ubutunzi, ukuzuza izahabu n'ifeza mu bubiko bwawe. Umurongo wa 5, Ezekiyeli 28. Ubwenge bwawe bwinshi n'ubugenza bwawe bwakugwirije ubutunzi, maze ubutunzi bwawe bwateye umutima wawe kujya hejuru. Magambo make, Satani hano yavuzwe yuko azi ubwenge. Rero ntibitangaje yuko uko Imana izarushaho guha abantu bayo ubwenge muri iki gihe giheruka amateka y'isi, ni nako Satani nawe abakozi be azabaha ubwenge. Ariko kugira ngo abana b'Imana bavumbure ubwenge Satani yahaye abakozi be, kugira ngo abana b'Imana babuvumbure kuko buzaba ari ubucakura bwinshi, bizasaba yuko basaba Imana ikabahumura amaso kandi ikabaha ubwenge. Twihuta mu gitabo nkunda cyane cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ku kagingo ka 863 baranditse ngo igihe icyo ari cyo cyose umunsi w'Uwiteka uzaza utunguye ababi, igihe ubuzima bwo ku isi buzaba bugenda nk'uko bisanzwe, igihe abantu bazaba birundumuriye mu binezeza, mu mirimo, mu bucuruzi, mu bizana inyungu, igihe abayobozi b'amadini bazaba bahimbaza isi, amajyambere y'isi n'iterambere ry'ubwenge bwayo, kandi abantu bakazaba bishingikirije ku mutekano utariho. Ubwo nibwo kurimbuka gutebutse kuzabatungura, abatagira icyo bitaho n'abakiranirwa, nk'uko umujura aza kwiba mu gicuku akinjira mu nzu itarinzwe, kandi ntibazarokoka. Nshuti zanjye, mu gihe imperuka izaba ibintu bizaba birimo kuzamba, ikintu kibabaje ni uko ab'isi bazaba bafite ubucakura bwabo n'ubwenge bwabo Satani yabahaye, ariko ikibabaje ni uko abayobozi b'amadini bazaba bahimbaza isi, bahimbaza amajyambere y'isi n'iterambere ry'ubwenge bwayo. Mu magambo make, abanyamadini bazahagararaho kugira ngo basabe Imana ibongere ubwenge, ahubwo ikibazo bazagera aho bahinduke abantu bahimbaza isi, baramya isi, bagere n'ubwo baramya ubwenge bw'isi n'iterambere ryayo. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Ntabwo abanyamadini biteguye kwerekana icyo Kristo arimo gukora mu bantu, n'imitima y'abantu buryo irimo kubohoka, n'uburyo irimo gutandukana n'ikibi no gukomeza amategeko y'Imana. Ahubwo icyo barimo kureba ni iterambere ry'isi n'ubwenge bw'isi. Kugeza ubwo birababaje kuba abantu bakagombye kuba bafite ubwenge bw'Imana aribo bazaba basenga, baramya isi, baramya n'ubwenge bwayo. Nshuti zanjye, nagira mbabwire amagambo akomeye mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 page 11, baranditse ngo abantu bariyinjije bazana n'ubuyobe bwabo bwinshi butandukanye, bavuga ko ari ubwenge bushya bw'agatangaza ku bantu.
uyu munsi wa none itorero ryacu rifite ibigeragezo bikomeye, ariko ibigeragezo birimo biravahe. Habonetse abantu baje biyinjiza mu murimo, ariko baza bazanye n'ubuyobe bwabo bwinshi butandukanye, kuko bavuga yuko ari ubwenge bushya bw'agatangaza ku bantu. Mu magambo make bavuga ko ari uburyo bushyashya n'ubwenge, bakavuga ko abandi bantu batigeze babugeraho. Uyu munsi wa none ibinyoma byinshi n'ubuyobe bwinshi birimo biritwa yuko ari ubwenge bushyashya burimo kugenda buvumburwa. Abantu bakururwa n'ibintu bimwe bishya bidasanzwe, ndetse nta bushobozi bafite bwo kugenzura imiterere y'ibitekerezo. Abantu bashobora kwerekana ko hari icyo bari cyo, nyamara bakavuga ko ibyo bitekerezo ari iby'agaciro gakomeye, maze bakabibangikanya n'inyigisho zitangaje z'Imana. Ntibizazihindura ukuri. Mbega uburyo ibi bicyaha ukwishushanya kuri mu matorero. Umuntu arimo araza kubwira ati uku ni ukuri gushyashya, ni ubwenge twatekereje cyane, nashyize muri logique ndareba nsanga ibi n'ibi bigomba kumera gutya. Ariko nshuti zanjye, iki nacyo ni ikindi kinyoma. Rero muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 paji 281 bakomeje batubwira ibihe turimo uburyo bikomeye. Mbese abacunga amacapiro bazemera kuba abakozi ba Satani basohora ibitabo bivuga ku ngingo yo gusinziriza abantu? Mbese ibi bibembe bizinjizwa mu murimo Satani n'abakozi be basanzwe bakora, kandi baracyakorana umuhati? Mbese Imana izaha umugisha wayo amacapiro niba yemera ubushukanyi bw'umwanzi? Mbese ibigo byashyizwe imbere y'abantu ngo bibe ari ibyera ku Mana bizahinduka amashuri abakozi bigiramo kurya imbuto z'igiti cyabuzanyijwe kimenyekanisha ubwenge? Hano yari arimo kuvuga uburyo abantu baratangiye baza mu macapiro y'itorero ryacu, barangije bashaka yuko bazaza bahacisha ibitabo bindi kugira ngo itorero barihe ibiraka byo gusohora ibyo bitabo. Noneho Ellen White avuga ko ibyo bintu bidakwiriye. Harangije aravuga ati rero amacapiro yacu yashyizweho n'Imana, nta muntu ukwiriye kwemera ikiraka nubwo cyaba kirimo amafaranga angana gute, kugira ngo habeho uburyo bwemerera aba bantu yuko bazana ibyo bitabo bakabisorera muri iri capiro, kuko ibitabo bindi by'isi byanduye bitemera icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo bitabo hano yabigereranyije no kurya imbuto z'igiti cyabuzanyijwe kimenyekanisha ubwenge. Uyu munsi wa none hari ibitabo byinshi bituma abantu baba bahanga bakabincakura bakabiki, ariko umwanya wa Bibiliya abantu barawubuze. Kubw'ibyo ibitabo byose bitavuga ku Mana, bidafite icyo bihindura ku ntekerezo z'umuntu ngo umuntu amenye ko mu ijuru hari Imana. Ibi bitabo ni byiza, abantu benshi barabisoma mu mashuri, ariko mu by'ukuri byinshi byihishemo uburozi bumeze nk'uburozi bwinshi, kandi ibyinshi kubisoma bimeze nk'uko Adamu na Eva bariye ku giti cyabuzanijwe. Nshuti zanjye, aya ni amagambo akomeye. Rero nagira ngo nkubwire yuko guturuka mu mwaka w'1798 ari cyo gihe twita igihe cy'imperuka. Guturuka muri uwo mwaka hasohoye igice cya mbere cy'ubuhanuzi kivuga yuko ubwenge buzagwira. Bwari ubwenge busanzwe. Nureba mu Burayi iterambere ryarazamutse. Guturuka mu mwaka w'1798 habonetse gucana ukoresheje gazi. 1803 amakaramu y'ibyuma yarabonetse. 1837 gukoresha mudasobwa byatangiye gushyirwa mu bikorwa. 1841 imashini idoda imyenda yarabonetse. Abantu baravuga bati ibintu ntibisanzwe. 1846 gutera umuntu ikinya byarabonetse kwa muganga. Abantu baravuga bati ibi bintu noneho ubwenge bwazamutse. 1852 umugozi w'itumanaho uca mu nyanja warabonetse. Abantu batangira kuvugana ku matelefone. 1861 imbundira surufaya rw'amasasu yarakozwe. Murumva yuko hari ibirimo gukorwa bidufitiye akamaro, ariko hari n'ibirimo gukorwa bitadufitiye akamaro. 1862 ubwato bw'intambara buyobora andi mato bwarakozwe. Abantu baravuga bati ibintu ntibisanzwe. 1872 gari ya moshi y'amaferi y'umwuka yarabonetse. 1880 icyuma gipima umutingito cyarakozwe. 1895 gukoresha imirasire ya X-ray mu buvuzi no mu rindi tumanaho byarakozwe. Abantu baravuga bati rwose ubwenge bwagwiriye pe. 1898 ubumara bushobora gukwirakwizwa mu binyabuzima bwaratanzwe, ari naho hatangiye gukoreshwa ibintu by'amavirusi birimo kwangiza
byangiza abantu uyu munsi wa none. Satani rero murumva yuko harimo harakorwa ikintu cyiza hagakorwa n'ikintu kibi. 1921 habonetse televiziyo ziratangira. 1924 ibyuma bifata amashusho byarabonetse. Rero ibi byose abantu bagiye babirangariramo, bwari uburyo bwiza abantu babayeho, ariko Satani nawe yagombaga guca muri ibi bintu, none imperuka ikagenda ihindura isura. 1876 nkwibutse yuko telefone zari zabonetse. 1903 hari habonetse ingendo zo mu kirere, indege zari zatangiye gukorwa. Mu cya 1822 imashini zitunganya inyandiko zarakozwe, amacapiro araboneka. Icya 1855 ikiraro cya mbere hejuru y'isumo rya Niagara cyarabonetse. Rero nshuti zanjye, ibi bintu byakanguye abantu bituma babona rwose ko ubwenge bwagwiriye. Nibyo iminsi y'imperuka yagombaga gutangizwa no kugwira k'ubwenge, ariko nshuti zanjye nagira mbabwire ngo hari n'ikindi kintu cyagombaga kuba. Reka twisubirire muri Bibiliya, Daniyeli 12:8. Ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati, igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Bivuze ngo igitabo cya Daniyeli nticyari gusobanuka mu myaka yose kugeza igihe cy'imperuka. Rero nureba neza uri busange iminsi y'imperuka yatangiye mu 1798 nibwo igihe cy'imperuka cyatangiye mu buryo bwa gihanuzi. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko babi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Mu magambo make, ibigendanye na Daniyeli bigaragaza yuko hazaboneka abantu bazezwa, hazaboneka ibihe bitandukanye, ababi bazakomeza gukora ibibi, bazafatiraho, ariko nanone n'abanyabwenge Imana izabaha kumenya ibintu aho biva n'aho byerekera. Nshuti zanjye, nagira mbabwire yuko ibi bintu ntabwo bisanzwe. Mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe cyanditswe na Uriah Smith, ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe cyanditswe na Uriah Smith, kuri paji 387 igitabo cy'ikinyarwanda baranditse ngo, bityo rero mu mwaka w'1798 amabwiriza abuzanya gutangaza umunsi wo kugaruka kwa Yesu kwegereje yarahagaze. Bivuze ngo mbere yaho ibintu byo kugaruka kwa Yesu byari byarigijwe bidakenewe ko bivugwaho, kandi abantu bari baratinye kuvuga, kuko 1998 niryo herezo ry'imyaka 1260, aho ubupapa bwari bwaracecekesheje abantu bubabuza kuvuga Bibiliya nk'uko iri. Mu mwaka rero w'1798 igihe cy'imperuka cyaratangiye, kandi ikimenyetso gikurwa ku gitabo. Bityo rero uhereye muri icyo gihe, marayika uvugwa mu Byahishuriwe 14 yari yaragiye atangira gutangaza ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Uhereye icyo gihe kandi nibwo marayika wo mu gice cya 10 yahagaze ku nyanja no ku butaka, maze akarahira kuko hatazongera kubaho igihe ukundi. Mu magambo make, nshuti zanjye, kuva icyo gihe ibihe byatangiye kwirukanka, kandi ibintu byarahindutse. Rero umwaka w'1798 ni umwaka ukomeye. Rero nyuma yaho Satani yakomeje nawe guhimba ubwenge. Kuva igice cya mbere umurongo wa 10 havuga uburyo Farawo yahimbye ubwenge bubuza abantu b'Imana kugwira. Nimusoma neza, Farawo aravuze ati mureke tubigire ubwenge bo kugwira. Kandi muri no minsi y'imperuka Satani arimo arongera ubwenge abakozi be, kandi nawe yongereye ubwenge kugira ngo ahimbe ubwenge bubuza abantu b'Imana kugwira. Vuba bidatinze imyanzuro irimo gufatwa mu isi, imyanzuro irimo kubuza umudendezo wo gusenga n'umudendezo w'umutimanama, bizatuma abantu b'Imana baba bake. Kubera iki? Harimo harigwa inama nyinshi zirimo ziriga uburyo ubwenge bwahimbwa bwatuma abantu b'Imana batagwira. Yosuwa 9 umurongo wa 4, nk'uko abagibeyoni baje bagahimba ubwenge, bakihindura intumwa, bashaka gusezerana amasezerano y'ubufatanye n'ubwoko bwa Isiraheli, ni nako n'uyu munsi wa none ubu tekinike y'abagibeyoni irimo irakorwa. Harimo harahimbwa ubwenge bwo kwihindura intumwa, kwihindura abantu b'Imana, kwihindura nk'abantu bashaka gufasha itorero n'umukumbi waryo. Ndagira ngo mbabwire yuko uyu munsi wa none itorero rikeneye kuba maso kugira ngo ritagira amasezerano risezerana n'abagibeyoni, kuko nabwo ni ubundi bwenge Satani yazanye arimo kongera mu bantu be. Mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 8, abantu bafite ubwenge bwononekaye nka Yane na
yambure bazarwanya ukuri, nk'uko byagenze mu gihe cya Yane na Yambure. Ni ba bantu barwanyije Mose igihe yakoraga ibitangaza imbere ya Farawo, nabo bahitaga bakora ibindi bacanganyukisha Farawo bituma yinangira. Uyu munsi rero wa none hari abantu Satani afite bagomba gukorera mu madini atandukanye, bagomba gukorera muri systeme zitandukanye, bagomba gukorera mu nzego z'isi zikomeye, ariko aba bantu bameze nka Yane na Yambure bagendereye kurwanya ukuri, bafite ubwenge bwononekaye. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6:5 Bibiliya iravuga ngo, igaragaza neza yuko hari abantu bakamyemo ukuri bazasigara ku mpaka gusa, bagasigara ku mpaka barakamyemo ukuri, nta bundi bwenge bubavugisha. Abakolosayi igice cya 2:23 Bibiliya igaragaza yuko ubwenge bwo kurwanya ukuri buzatuma habaho kwihimbira uburyo bwo gusenga, kwigira nk'uwicisha bugufi no kwigomwa iby'umubiri. Uyu munsi wa none inshuti zanjye nagira mbibabwire, Satani yahimbye ubwenge, abantu bagiye kwihimbira uburyo bwo gusenga butanditse muri Bibiliya, bagiye kwigira nk'abicisha bugufi ndetse bigire nk'abigomwa iby'umubiri, ari ukugira ngo bacanganyukishe abantu b'Imana. Abakolosayi igice cya 2:8 agaragaza ubwenge bwo kunyaga bw'abantu. Hari ubwenge bw'abantu bunyaga, ku buryo umuntu aza akakunyaga imyanzuro yawe, akakunyaga guhitamo kwawe bite ayikoresheje, akoresheje Bibiliya cyangwa akoresheje n'amagambo adafite aho yanditse. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 14:15 Bibiliya ivuga ngo iki? Igaragaza yuko dukeneye gusenga mu mwuka, ariko Paulo yaravuze ati ntago nzasenga mu mwuka gusa, nzasengesha n'ubwenge. Kubera iki? Uyu munsi wa none hari ibintu bibera mu madini, abantu bakavuga ngo ni umwuka urimo kubikora, ariko wareba ugasanga nta bwenge bw'Imana burimo. Muri Yesaya Bibiliya ivuga neza yuko umwuka w'Uwiteka wagombaga kuba muri Yesu, wagombaga kuba ari umwuka w'ubwenge. Ariko uyu munsi wa none ibintu abantu barimo gukora bidafite ubwenge, bitarimo gushishoza, abenshi babyitirira mwuka wera. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:7 Bibiliya igaragaza neza yuko iherezo rya byose riri bugufi, ariko Petero akavuga ngo rero nuko tugira ubwenge. Uko iherezo rigenda riba bugufi, ijambo ry'Imana ritwereka ko dukwiye kugira ubwenge. Rero nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje. Reka uyu munsi wa none dusabe Imana, ifite uko irimo kutwongera ubwenge. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:7 Bibiliya igaragaza ko dukwiye kugira ubwenge ku byo tugirira abagore. Bivuze ngo iki? Umuntu udafite ubwenge bukomoka ku Mana, urugo rwe ruzasenyuka, ntazashobokana n'umugore we. Kuko urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:7 kigaragaza yuko Imana igiye guha abana bayo ubwenge butuma bamenya uko batwara abagore babo. Mu Byahishuwe 13:18 Imana irimo iraha abantu bayo ubwenge. Kubera iki? Kubera yuko byonyine no kubara umubare wa 666 dusoma mu Byahishuwe 13:18, aho hantu naho hakenewe ubwenge. None uyu munsi wa none abantu barimo barashaka kubara umubare wa 666, nta bwenge bw'ijambo ry'Imana bafite. Niyo mpamvu bamwe barimo kuvuga ko 666 ari agapfukamunwa, abandi bakavuga yuko ari indangamuntu, abandi bakavuga yuko ari corona, abandi bakavuga yuko 666 ari kashe, ari inyama, ari ikimenyetso abantu bagiye kwambara, abandi bakavuga ko 666 ari microchip. Hakenewe ubwenge. Imana yiteguye guha abantu bayo ubwenge kugira ngo bamenye kandi banabare neza umubare wa 666. Abaheburayo igice cya 5:14 Bibiliya iravuga ngo, igaragaza neza yuko dukwiye kwigisha Bibiliya, ariko tukamenya ko abafite ubwenge aribo bakwiriye kurya ibikomeye. Uyu munsi wa none ntabwo inyigisho yose ukwiye kuyifata ngo uyikubite imbere y'abantu, kuko hari inyigisho tujya kwigisha zikakaye, ziremereye, zakagombye guhabwa abafite ubwenge, tukaziha abadafite ubwenge. Ariho harimo guturuka ubwaka, ariho harimo guturuka ubuyobe no kwitiranya ibyanditswe byera. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 21 hatugaragariza neza yuko abantu badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Ntabwo dukwiye kubakira ku bwenge bw'abantu ngo umuntu naba afite masters, afite PhD, ari umudokiteri, wumve yuko ari nawe wakagombye kubwiriza ku ruhimbi kuko afite ubwenge kavukire. Uko biri kose iby'Imana byubakira ku bwenge kavukire. Oya, nshuti zanjye nagira ngo mbabwire, abo ubwenge n'ab'imfura n'abakomeye bahamagawe ntabwo ari benshi, ariko barahamagawe.
ibi bikuraho nanone kumva yuko imana izakorana n'abantu b'injiji gusa, nta muntu wize izakorana nawe. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15, Bibiliya itwereka yuko ibyanditswe byera ari byo bitumenyesha ubwenge. Mu magambo make, niba ibyanditswe byera byigijweyo, ubwenge bwose tuzagira buzaba bukomotse kuri Satani. Luka 16 umurongo wa 8, Bibiliya Yesu yaravuze ngo abana b'iyi si ni abahanga ku by'ingoma yabo. Mu magambo make, abana b'iyi si ni abahanga, Satani abaha ubwenge bakaba abahanga ku bintu byabo. Imigani 21 umurongo wa 16 hari isomo nakunze cyane ringaragariza neza yuko umuntu ujarajara akava mu nzira y'ubwenge azaba mu iteraniro ripfuye. Reka nkwibutse yuko muri Daniyeli yari yavuze ngo benshi bazajarajara. Kujarajara rero kuriho uyu munsi wa none, ariko nanone ubuhanuzi bwerekana ko hazabaho no kujarajara abantu bava mu nzira y'ubwenge barangiza bakajya mu iteraniro ripfuye. Umuntu wese utitonda azisanga afite ubwenge bukomoka kuri Satani, kandi Imana yacu nayo ari isoko y'ubwenge. Byashuwe 11 umurongo wa 18, amahanga yararakaye nuko umujinya wawe uraza, igihe cyo guciramo abapfuye iteka kirasohora, n'icyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe ari nabo bahanuzi, no kugororera bera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Nshuti zanjye, iri somo risobanura iki? Amahanga yararakaye. Reka nkwibutse yuko amahanga yamaze kurakara cyane. Satani yabahaye ubwenge, bwa bwenge babukoresha nabi, babukoramo imbunda, indege za gisirikare zirasa, babukuramo amavirusi, babukuramo iki. None amahanga yararakaye, none umujinya w'Imana igihe cyawo kirageze. Ni igihe cyo guciramo abapfuye iteka, kandi ni igihe cyo kugororeramo abagaragu b'Imana aribo bahanuzi, no kugororera bera n'abubaha izina ry'Imana, aboroheje n'abakomeye. Ariko nanone Imana igiye kuzana igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Reka turebe iri jambo rivuga ngo amahanga yararakaye risobanura iki. Bibiliya mu gitabo, iyo barimo gusobanura neza Bibiliya mu gitabo cyitwa Daniyeli n'ibyahishuwe paji 403, barasobanuye ngo amahanga yararakaye uhereye mu itangiriro ry'impinduramatwara zasandariye icyarimwe ku mugabane w'Uburayi mu 1848. Uburakari bw'amahanga yagiye arakarira andi mahanga bwakomeje kwiyongera ubudatuza. Ishyari n'urwango byahindutse itegeko hagati y'amahanga, aho kugira ngo bize nk'ikintu kidasanzwe. By'umwihariko ibi byigaragaje mu ntambara ebyiri z'isi yose zabayeho mu kinyejana cya 20, igihe byasaga naho abantu bashaka kurimbura burundu amahanga yose mu murimo w'uburakari bwabo. Kubw'ibyo rero amahanga yararakaye kandi abanyapolitike bararyaryana. Niki rero twihuta dushaka umusozo w'iki cyigisho? Niki kigaragaza uburakari bw'amahanga? Icya mbere, uko mubona intambara biragaragaza ko uburakari bw'amahanga buhari. Icya kabiri, guhombya ubucuruzi no kugusha ifaranga. Reka nkwibutse ko minsi imeruka amahanga azarakara, abantu bazaba bagome, kandi ngiki hari intambara, hari uguhombya ubucuruzi no kugusha ifaranga. Igihugu kimwe kikagambanira ikindi kigahomba cyangwa kigakena. Byanga byakunda gutegura amategeko agushamo igihugu runaka ariko yungura ikindi. Itegeko rigashyirwaho ku isi ariko mu by'ukuri ugasanga rije gushyigikira ibihugu 5 bikomeye ku isi, ariko rije gupyinagaza ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ubi byose bigaragaza uburakari bw'amahanga. Gukoroniza mu buryo bw'ubutwererane, impano n'inguzanyo. Umuntu akakubwira ati ndagutwerereye, yarangiza ati nguhaye impano, ariko yarangiza akakubwira ati ibyo byose ndabiguha ari uko wemeye ko nguha ideni inguzanyo. Uyu munsi wa none ibihugu byinshi bigiye kugendera mu buzima bw'amadeni n'inguzanyo kugeza ubwo bizaba bitakibasha kuvuga yego cyangwa hoya nk'uko Yesu yabivuze. Uyu munsi wa none harimo harakorwa za virusi ikerekezwa mu gice runaka, barangiza bagakora n'imiti. Uyu munsi wa none coronavirus, uyu munsi wa none Trump akiri perezida yavuze ko ari indwara y'Abashinwa. Abashinwa nabo bavuga ko ari virusi y'Abanyamerika. Rero ibi ni ibintu bigaragara yuko politiki amahanga yamaze kurakara ku buryo gupfa kw'abantu nta kintu bibabwiye. Kuba igihugu cyakora virusi kikarimbura abo mu kindi gihugu ndetse n'isi yose ikahangirikira, nta kintu biba
nababwiye icy'ingenzi nuko bareba inyungu zabo. Amahanga yararakaye. Filime n'amakuru atuma ibihangange byerekana urwego rw'ubugome bigezeho, ukabona barimo barakora imyiyereko berekana ibisasu bikomeye, berekana uburyo ari abarakare. Ndagira mbabwire ngo amahanga yararakaye. Ikoranabuhanga rihanitse ryifashishwa mu kwica no kwangiza. Uyu munsi wa none buri gihugu cyose kikinisha abantu amafilime cyerekana uburyo basigaye bica abantu, kubatera inkingo mbi, kubatera imiti mibi, umuntu bakamwica aryamye ku buriri, kwicisha abantu umuriro w'amashanyarazi, kwicisha abantu iki. Ibi bintu byose ni uburyo bugaragaza ko amahanga yarakaye. Kwitegura ikintu kidasanzwe cyahungabanya umutekano. Buri gihugu cyose ubona kiri kuri pressure, gisa naho gifite abantu bagiye kugitera. Rero ku isi nta gihe kiza kigihari. Abanyabwenge, abantu basenga barimo barabireba. Yeremiya 4:22, kuko abantu banjye ari abapfapfa, ntibanzi, ni abana batitonda kandi nta bwenge bafite. Bazi ubwenge bwo gukora ibyaha ariko gukora neza ntibabizi. Ikintu kibabaje, n'abitwa yuko ari abantu b'Imana usanga bafite ubwenge bwo gukora ibyaha ariko ubwenge bwo kumenya Imana no kuyubaha bwo nta buhari. Uyu munsi wa none umuntu wari umurokore, umuntu wasengaga akaba ashaka kujya kunywa inzoga, aba afite amayeri y'uburyo ari butege, akagenda akajya kunywera kure, aba afite ukuntu ari buzivange n'ibindi bintu, aba afite icyumba ari bwake cyo kwihishamo. Ibi byose ugasanga n'ubwenge bwo gukora ibyaha. Umuntu wapanze gusambana atangirira uwo muco we ku rusengero, agenda akoresha ubucakura bwinshi ku buryo nta muntu wazamuvumbura. Mbega uburyo abantu benshi bafite ubwenge bwo gukora ibyaha ariko gukora neza batabizi. Hosea 14:10, Bibiliya iravuga ngo uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo, uwitonda wese niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo ariko abacumura bazazigwamo. Mu magambo make, niba dushaka kutagwa mu bintu by'Imana, niba dushaka kurokoka, dukeneye ubwenge buva ku Mana, kandi ubwenge buzaduha kwitegereza tukamenya ibintu aho biva naho bijya. Ariko nanone abantu bitonda barakenewe, kuko nibo bazamenya ibintu byinshi birimo kuba. Inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire amagambo yanditse muri iki gitabo cya Daniyeli, iki gitabo nkunda cyane cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Iki gitabo ni igitabo cyiza kandi nawe nagukangurira gushaka. Kuri paje yacyo ya 233 banditse amagambo akomeye nifuza yuko nawe usoma. Imvugo yakoreshejwe hano irasobanura iki? Aya magambo arakomeye. Baranditse ngo kubw'ibyo rero imvugo yakoreshejwe hano kuri Daniyeli yasaga no kumubwira ko igihe gikwiriye nikigera. Kubwira Daniyeli ngo igendere, uzahagara mu mugabane wawe kandi abantu ubwenge buzagwira, abantu benshi bazajarajara. Iyo mvugo yari isobanuye iki? Kuki Imana yayibwiye Daniyeli? Iyi mvugo yari ifite ubusobanuro budasanzwe. Kubw'ibyo rero imvugo yakoreshejwe hano kuri Daniyeli yasaga no kumubwira ko igihe gikwiriye nikigera, abanyabwenge bazamenya ubusobanuro bw'ibyo yanditse kandi bakabyungukiramo. Igihe cy'imperuka cyari igihe Mwuka w'Imana yari kumena ikimenyetso gifatanishijwe iki gitabo, kandi nyine icyo gihe abanyabwenge bari gusobanukirwa. Mu magambo make, nta muntu uyu munsi wa none Imana yakwita umunyabwenge atarize igitabo cya Daniyeli, ataragisobanukiwe. Kuko gusobanukirwa igitabo cya Daniyeli nibyo bidufasha kumenya ibintu birimo kuba, aho biva n'aho byerekera. Naho abanyabyaha bakazimiza gusobanukirwa kose kw'agaciro k'ukuri kw'iteka. Bazaba bafite imitima yuzuye ubugome, abanyabyaha, kandi yinangiye mu cyaha. Bazakomeza kuba babi kandi barusheho kuba impumyi. Abanyabyaha bazakomeza kuba babi kandi barusheho kuba impumyi. Nta n'umwe mu banyabyaha uzamenya ibintu aho biva naho bijya, zazashiduka bimwituye hejuru. Abantu bazaba bamenya ibintu aho biva naho bijya ni abantu bazaba bategura ibintu bibi kandi bakaba bazi uburyo babipanze uko bizagenda. Bo bazaba bazi aho biva naho bijya, ariko abandi bazaba ari injiji zigendera mu kigare. Umwete abanyabwenge bakoresha kugira ngo basobanukirwe, abanyabyaha bawita ubupfapfa no kwiyemera. Nuko bakabazanya iki kibazo ihinyungo, mbese isezerano ryo kuza kwe ririhe? Ikibazo nk'iki kiramutse kibajijwe ngo ni ikihe gihe ndetse ni ikihe gisekuru umuhanuzi yavugagaho, igisubizo gikomeye cyatangwa cyabiki ni muri kino gihe ndetse n'abiki gihe n'abiki gisekuru
turimo, imvugo y'umuhanuzi irasohora mu buryo butangaje. Mu magambo make, uyu munsi ubajije ngo ni ikihe gihe Daniyeli yandikaga, ni ikihe gisekuru Daniyeli yavugagaho ubwo yavugaga amagambo avuga ngo ubwenge buzagwira ndetse abanyabwenge bazamenya iby'Imana, bazamenya ibintu birimo kuba, ariko abapfapfa ntibazabimenya. Byanga byakunda, igisubizo watanga ni iki? Ni abantu bo muri iki gihe. Muri iki gihe rero, uko abantu bamwe bagiye kurushaho guhumuka amaso bagasigara bareba neza, niko abandi bagiye kurushaho kuba impumyi. Rero ndakwingingira cyane kugira ngo ubwo Satani arimo kongerera abantu ubwenge, usaba Imana nawe ikongera ubwenge kugira ngo umenye ko ubwami bw'Imana buri hafi, kandi ugire imyiteguro ishyitse, utandukane n'ikibi n'igisa nacyo, witegure gusanganira umwami wawe. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira ubwanjye mu izina rya Yesu. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kwishimira cyane ko ijambo ryawe ritweretse yuko ubwo ab'isi barimo kwambikwa imbaraga yo kureba kure n'ubwenge mu by'iyi si, natwe urimo uratwambika imbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo duhumuke, turebe kure, kandi twambikwe imbaraga z'ijuru. Rero uduhe kugira ngo iwacu hatware imitima yacu, kandi imitekerereze yacu itandukane n'iy'ab'isi. Uyu munsi wa none abantu benshi bagiye gutangira kujarajara, ariko twebwe uturinde kujarajara, ahubwo utwicaze mu ijambo ryawe, kuko ariho tuzakura ubwenge. Abantu benshi ntibazabimenya, ariko abanyabwenge nibo bazabimenya. Uwitonda wese niwe uzamenya ibintu aho birimo kujya n'aho byerekera. Mwuka Wera aduha imbaraga zo guhagarara mu byo twizera, tudahuzagurika. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.